Se papa soso uribuka gahunda y'uyu munsi? Gahunda imeze gute? Ntabwo wibuka ko umukobwa wacu umunsi bari buze kumusaba. Ese nibyo ibyo ndabyibuka cyane. Ahubwo wari hafi kuhagera. Ahubwo uhamagara soso ze hano. Soso. Soso. Ngwino hano. Charani. Uyu ni icyo hano. Mani, kipiti mani nunundi kubona cyakonje. Ji wanje. Mani cyuwa mani bro, cyuwa mani bro, cyuwa. Ji wanje. Ariko ntukansabye muhungu wanjye ntukansabye mani. Ibyo biniga nka papa wawe na mama wawe. Ase bro. Kireba ariko Mani bro. gifata Bible zacu. Umva se Mary we. Kiriya gipeti mubashe kuba mwajya kugitigita. Nikiramuka kibanere cyangwa iwabo bakabanera. Buri wese mu gishanga n'undi mu gishanga. Ntabwo muzongera kwitwa ababyeyi banyu. Twaje tumugira inama ko nagiye kurongorwa burya zabyitwaramo. Okay. Nese so. Abo bantu ni abakristo. Yego na abakristo. Utazabanganya ko wandumbi akaba umusiramu. Kandi ngende umunyakaturika. Ego nawe mugipiti cyacu mani. Bro we ntago twahushasha umyanjye. Twese ji wanje. Ko muzehe mafieri we. Hawuzi ko bari bampaye isaha ko saa 3 tugomba kuba tugezeho. Kuntu muri kwicanga mu nzira mukana ubusi muranyishura ngahe. Muse tugende tubasha. Twagiye. Tusi umwana wanjye witeguye. Yego niteguye. Kadutegereza abashitsi. Karibu. Mukomere Yozefu. Mukomere muzehe Yozefu tuburanye. Muraho. Okay. Kanyamana twabaki. Iri noveli twiriyo byadanje ye baba we mani danje ariko Nta mugore wese umubonye yiri ninja mbi nawe. wapiriye se Ariko se vie muri kuvumvura iki nka hamwe aho ngaho. Bada. Abantu ko nabamenye nabahe. Yewe nanjye ntago nabamenye. Nze baje gutwara ibishimbo hano. Akusha ko nabamenye. Ahubwo nibagire bagende kuko dutegereje abakwe. Kabisa. Ariko murasetsa ma pa abandi bashitse mutegereje na Yesu Kristo. Muzehe Yozefu rero ndabona wagira ntabwo mwatumenye. Nje waje ugaragiye umuryango wa mafiyeri hariya twaturutse mu karere kabarashi abaga amasaka y'amanyarwanda amarasaka aryoha abira cyane
n'ukuri kw'Imana mushaka mwaduha ubwisanzure tugatangira mu ngando tugakora mu ntuza tukaganira tugaca akabogi rwose murakoze. Ni wo muntu jimbo. Se Joseph rero ibintu utangiye kugira tugende twubahana. Ji wanjye twubahane. Ji witonde kandi bro njye neta nkujyana. Twubahane mu rugo rwanjye ariko nyitugire. Joseph rero tugenda twubahana babanyishuye n'abakiriya banje ubabwiye nabi ntabwo banyishura. Ahubwo reka dusabe umubyeyi musaza ubwije urugwiro mafiyeri haguruke mu byubahiro bye asuhuze ba mwana we rwose. Amashimeje. Ye Joseph ba mwana bimbo. Je Joseph njyewe musaza. Anyita uzanyisigire mwa. Joseph rero ni ushaka bakwita ikiwerewere amafaranga yanjye nyacure kuko nje nta mafaranga ndi gukorera niba shaka bakukubita ariko ninjize Genda ubana n'umuntu anyisigire. ako nyamara Joseph mbenza ko kuri igi umuntu arakwita jiji ni nutu besi ni nkavuze we arakubashe buri uwo ukabirakarira amaguru igi wakwitonda nkazikorerera yanjye emera bagusuze nirira yanje we haguruka nawe uje gusuza ba mwana wawe utamusura basuzanya muhita mubaha amashi amashi menshi kumurimo umusaza wacu Mafiyeri akoze neza Kibogo musubira mu byicaro ko Yosefu wakwitonda urita umukiriya wanje ngo ni ikibogo wakwitonda amashi menshi barabikoze neza tugira ngo dusabe na ba mwanakazi wa nyirabukwe nuko turi gushyira mu bantu uragiye kudutera no mu kanya nawe bagende bacakirane bagwirane murugwiro sha genda munyinyirane sha haguruka ugenda umunyinyira bahaguruka mu mamashi akwa bukecuru ugemba nakubwiye ngo haguruke mba ndi kukubwira wicara urabona ukuntu byatumye nsazira imburagiye kubera magambo nirirwa ntiganduka ngo ndi kuvuga bibeka buturabiyo Salama wanguye mose kagwa muri Nyabaro. faranga y'umunsi ndayaryara ndiko no ariko tuburunuriza cyane casenze n'indyankurye Ambo ibyo ka tubyihore ko nta mukwanye ndi kubona uwo mukwanye uri mwamuzize. Ze Joseph rero ndiko uri gushuhaguzwa cyane genza gake urari gihe cyangwa mbonye ukuntu meze ugira ninjiwe genza gake ibintu turabitwara gake rero muze Joseph rero ndiko wagize amatsiko cyane ndabasaba wone umuryango wawe uhumirize umusore tumuzane tumutereke hano muramanza mwumva n'akarimbo gakeya kagiye gucaho n'iminota nk'ibi n'amasegonda 2 mumfashe muhumirize gakeya ubundi murebe yo surprise mwabyumvishije okay aho tugiye gukorana neza se wumva yandayarya nizere ko mwabikoze amata y'ababyeyi urayasize wemeye kuja gukamisha urabeho muhungu wacu we kuba mwiza uduteye irungu amashimeche ariko nimumuke nyakuba wa muzee Yosefu mu byubahiro byanyu wareba umusore wacu amashimeche Yosefu areba umukwe we sara yego 1 2 3 Muzi n'ikindi Munsorere amafini hano.